ibi mbabwira n'ukuri ikintu cya mbere Yesu azagukorera azaguha ubusirimu mu butayu. Ndashaka basuremo umuntu mwicaranye umubwire ngo ubusirimu mu butayu kwishima bizaba ibyanyu. Muzabaho muri imbere y'Uwiteka kandi muzishima. Imana ibaha umunezero, Imana ibahe inshuti zibanezeza. Haleluya. Ndabyibuka nkiri umugore mutoya narabyutse njya gukingirana umugabo wanjye yari yatinze. Noneho ndangije ndava wamukingirana, urabona gensa nk'umuntu wakingirana umuntu, ariko naragiye ndakinga. Ariko kuko namerutse Betaniya, avuga ngo Betaniya umwuka wera yarakindimo. Yesu ahabwa icyubahiro. Umwuka wera aransanga arambwira ati ubu koko urakinze pe, nukuri hariya mu kanserege ubu kwera urakinze. Ndangije mpita ndasubirayo ndakingura, ariko mwanyanze mwankunze really. Ndashaka kukubwira ngo Imana igiye kuguha ubwenge nk'umugore muto. Kariya kamodoka kawe keza mugendamo gashimira Imana mukiri kumwe, kuko nta kintu kiryoha nk'umugabo kuza kugufata akagaruka kugufata. Kandi ikindi abagabo bakunda abagore biteteje. Dushimire mwuka wera ko ari hano, dushimire mwuka wera ko ari hano. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Turamushimira ko ahari. Cyo mukundira turagenda tukamujyana, tukamugendana. Ikiza no kutamusiga. Uwo muratahana mu kazi mugendane, muri amasoko muzapiganwa maze muzajyane, hahandi hose muzajyana. Come on ladies, hallelujah. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ya buriya biraryoshe kubona abana beza b'Imana bateranye. Nukuri pe ukaba wananyereyemo hano kuri accident. Sinzi impamvu utanyereye mu isoko rya Kimironko, ariko mwavuze haleluya. Sinzi impamvu pe. Yesu ashimwe cyane. Sinzi impamvu utagiye mu yindi institution dore zari zuzuye, ariko ukaza. Wowe urabona batakugiriye neza bagutumye aha. Ariko komera Imana amashisha. Ariko mwavuze amen. Ndebera umuntu iruhande rwawe n'iburyo bwawe, iburyo n'ibumoso. Umubwire ngo waje mu bikari by'Uwiteka. Waje mu bikari by'Uwiteka. Yesu ashimwe. Haleluya. Dufite Imana nziza ariko tukayigira no mu gihugu cyiza. Mureke dukomere Imana amashi rero, dushimire Imana cyane cyane kubw'ubuyobozi bwacu budasinzira, kugira ngo umutekano wacu bakomeze kuwusigasira, kugira ngo duterane tumeze gutya. Naho ubundi ntibyaba bwose. Ariko mwabantu mw'abagore 2 pe batuje mu ikanzu y'umweru, ariko mwaretse tukavuga mbere koko. Haleluya. Dukomeye Imana amashi bakundwa. Hari abantu bariho barabyumva nkanjye. Haleluya. Rero nukuri beka mbabwira abakobwa b'umwami bateranye. Ushobora kwibaza aba bantu babahe, ese abakobwa b'umwami ni ministeri yatangiye, n'urusengero rwatangiye? Reka da, basanzwe aha. Hano tugira ama departement yihariye. Iyi ni departement y'abagore bato. Niyo mpamvu ubona badafite iminkanyari. Yesu ashimwe cyane. Ni departement y'abagore bato. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwakomeje mwumva Noble Family Church, mukumva Women Foundation. Nkunda ariya jambo Noble Family Church ni imfura, kandi Bibiliya iravuga ngo abera bo mwisi ngo nizo mfura Imana yishimira. Ubu ngubu nubwo watureba ukaturunguruka umenye ko turi imfura, turi abera bo mwisi Imana igize gute yishimira. Aha ndagakunda cyane ngo abera bo mwisi nizo mfura, ngo abera bo mwisi nizo mfura Imana yishimira. Ntabwo birivuga ko ari society bishimira, ko ni Imana igira gute. So Imana yakwishimiye n'abantu byanze bikunze barakwishimira kuko uri kumwe n'Imana. Biravanga imigenzereze y'umuntu itunganiye Imana, n'abanzi be biyomatanya bafatana nawe. Ndashimira Imana kuri joro. Mana mwambaye umweru, ikintu mwankoreye ntimwambwiye dress code, ariko murabona ko ntacyo mbaye. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Ndabashimiye, ndashimiye ubuyobozi bw'abagore bato. N'umurimo mwiza, n'umurimo udasanzwe. Bakora ama retraite, tujya mu ntara, tujya ahantu hatandukanye, tukikubita za Nyagatare, tukagaruka tukumva icyo Imana itubwira twiherereye nta kamera, tugasenga tugakira. Ikintu kijya kinezeza cyane nuko abagabo babo ari bo babazana. Noneho ikishimisha kandi kurushaho nuko abagabo bajya bambwira ati ariko kudaherutse retraite y'abagore, ati
ati ko iyo bajyanye bimera nka vidange tukaruhuka. Yesu ashimwe cyane, bajya babimbwira. Yesu ashimwe cyane, amen. So ndashimira Imana ariko ni ukuri vraiment abagabo bajya bama positive comments, nta kintu kiza kumva umutware atanga commentaire nziza cyane. Ibyo rero bitwereka ko umuhati wacu n'umuhati w'abayobozi bari hano, kuko uyu murimo si wa minyone gusa, hano harimo abantu benshi bakora umurimo muri mwe, kandi nabo barahamagawe binjiye muri uriya muryango baje gusenga ariko bisanga bayobora. Abo bose rero dufatanyije, namwe mwese muba ku bicaniro murabizi ko mukora umurimo, musigaye mwarabaye abapasiteri bungirije, ariko ndashaka kubashimira ko mukora umurimo mwiza, mureke twikomera amashi. Reka rero mbabwire ibiri mu mutima. Kwa kabiri ushize ntazagire uwo mubibwira. Noneho nagize gutya mbona ibintu byiza mu bakobwa, ndavuga aba bagore bato baragowe. Njya hariya mu nzu muri biro ndapfuka abantu, Imana ntuzatumwaze kwa kabiri utaha. Ndakwinginze rero sinzi wenda mwebwe niyo ngiye mu giterane nkigisha umunsi wa mbere abantu bakambwira ngo byari byiza, numva banshize mu ideni, nkavuga ngo buse noneho ko bambwiye ko byari byiza ejo byapfa Mana, nkahita ngenda bigatuma ashaka Imana, ni Imana ndakwinginze ejo sinzamware, ntido uyu munsi ndahatambutse none ejo bizagenda gute. Ariko ndashimira Imana ko ihinyuza. Muvuge haleluya. Mana nukuri mumbabare, niyo wenda nateshwa guza akora birera. Bwira uwo muntu apostle, mumpere message muguti apostle aravuze ngo mardi ukwezi kutaha ya kabiri uzazuzanya umwe. Ndazi kuri kuvuga ngo tuzamwicarika, uzasanga hano twahazamuye. Yesu ahabwe icyubahiro. Ariko Kristo Yesu yamamare. Mureba abagore bateranye amasaha, tutaje mu bibina, vuga ngo nta kibina cyatuzanye. Hano ntabwo twaje mu bibina. Hashobora kuba hari umuntu yumvise ngo hano hari doctor, mwabonye doctor mwiza, ariko Mana yangiriye neza kushumba abadokteri. Ariko mwavuze amina cyane. Muzi ko ibintu Imana yabinyeretse mwiyerekwa ngo aba doctor, ngo aba nutritionist, aba lawyers, ngo bari kuri pano amen, bari kuri dialogue table, ngo bari baravuga. None ibyo neretswe, ariko mwavuze amen. Haleluya. Yes ashimwe. Haleluya. Hari ababyeyi bari hano ndaza kubasuza nyuma nabo badusuye, Imana ibaha umugisha mama. No kuri pe aba bantu gose bajyaga babaha bakumva Imana ivuga ngo kuri table ya dialogue ahantu hatandukanye. None dore vraiment kandi bisohoye ntambara sur mesure. Ariko mwaretse bene data, mwaretse ariko vuga ngo sur mesure. Ariko haleluya. Yes ashisi bitangaza se. Ega nanjye abana banje bari hafi kuza mu bayanga. Muvuge ngo Yesu ni mwiza rero. Mana rero reka tumbabwire ijambo rito, ni rigufi ry'ubuhanuzi, ariko si rito, ni rigufi ariko si rito, kugira ngo uyu mwanya mwiza none utubere mwiza kurusha. Ya Matayo 11 ku murongo wa 12. Ya Matayo 11 ku murongo wa 12. Imana ishimwe pe, iri joro riranejeje. Oh, you are so beautiful, in and out. Yeah. Ni Mariko nshuti, Mariko 11 ku murongo wa 12. Mariko na gahunda mfitanye na Yohana Mubatiza. Mariko 11 ku murongo wa 12. Ni iryo jambo ryonyine ngiye kwigisha, rivuga ngo hanze y'Ibetaniya. Iryo jambo niyo teme mfite, iravuga ngo hanze y'Ibetaniya. Hanze y'Ibetaniya. Ngo bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya arasonza. Niryo jambo ngiye kwigisha. Uwo ni Yesu wagize ati bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya agira gute? Arasonza. Ajya kuyikurikiye, areba kure, abona umutini uriho ibibabi kuko yashonje. Areba kure, abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe
cyo kwera kw'imitini. Sinshaka gukomeza ko akomeze kugira ngo bahasome. Arawubwira ati umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Arawubwira ati ntibakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Yari yarakaye, burya umuntu yashonje hazamo n'umujinya. Yesu ashimwe cyane. Mfite ijambo rivuga ngo hanze y'i Betaniya. I Betaniya hasobanura ngo inzu y'imitini. Inzu y'imitini. Asohotse i Betaniya, asohotse mu nzu y'imitini. Iyi nzu y'imitini nagerageje kureba nsanga ni inzu ya prosperite, nsanga ni inzu irimo ibihagije, irimo nutritions cyane, ibintu byose biri nutritionnel, ibintu byose birimo ubuzima byari muri iyo nzu. Aha ni ahantu Yesu yajyaga ajya akajya kuharuhukira. Mukobwa mwiza, ngiye kukubwira, urakora, uri CEO, uri umuhinzi, uri umumama urera abana, ariko umuntu wese akenera i Betaniya. Ukeneye ahantu hakumva, ukeneye ahantu wiyegeka, ukeneye ahantu wavuga nubwo wavuga ubusa, ariko umuntu akakumva. Yesu yari umwami, Yesu yari umwigisha w'ijambo, Yesu yakizaga abarwayi, Yesu yari busy mu gitondo na nijoro, Yesu yajyaga ku musozi wa Elayon agasenga, Yesu yirukanaga abadayimoni, Yesu yakoraga za voyage ahantu hatandukanye, ariko nyuma y'ibyo byose yamara kubikora akibuka kujya i Betaniya. Akibuka kujya ahantu hari abantu bamubwira gusa, bamwe bagakanda ibirenge, abandi bagakaranga, abandi bakamubwira ngo uko bien amachense, ariko mwantabaye. Ndumva nshaka kureba mu ndebere mugenzi wawe. Umubwira uti rimwe na rimwe ntukabe serious cyane, jya ugira ngo ujye ibintu by'amantuza. Hari ukuntu ubona abantu babaye serious. Yesu ashimwe cyane. Urabona muri abadamu bato vuga ngo muri i. Noneho ukasanga ni i ku kazi, ni i utwaye, ni i kugeza muri koridoro, i Mana ya Isirayeli, ubwo wayumvise iyo i. Noneho ugasanga umuntu yabaye serious cyane, ugasanga ibintu byose wize amategeko, waragiye hanze uriga, ubu ngubu ndiho ndatangira kuvuga, watangiye kureba ingingo ijyanye n'ibyo ndiho ndavuga, urura bicunga. Yesu ashimwe cyane, uri umu economiste, ibintu byose urora bihuza, ururahuza ibya posa avuga n'ibyo wize. None ugasanga ahantu hose nukuri nubwo wicaye ugasanga nturuhutse kubera ko ntuherutse i Betaniya. Ariko Yesu, haleluya. Muvuge haleluya cyane. Bibiliya ihuza Lazaro na Marita na Mariya, nibo babaga i Betaniya. Babita ngo inshuti za Yesu. Ku buryo Mariya na Marita igihe batumaga kuri Yesu bakamutumaho musaza w'abarwayi, baramubwiye ngo our brother, your friend, inshuti yawe. Bene data, uzi ko ushobora kuba muri ministry, ukaba mu rugo, ukaba ahantu hatandukanye, ukaba mu manama y'akazi, ukayobora board n'ibindi byose, ugasanga ibintu byose uri kubicunga uko bigenda, ariko rimwe na rimwe you need to relax. Ndashaka ndebera umuntu muri kumwe uti relax. Ase murahari bakundwa. Haleluya Sylvia, amina, relax. Ndashaka kugira ngo relax, come on. Amina. Uzi ko ari igihe umuntu akenera ahantu, ujye no mu mujyi umuntu atakuzi, uzi ko rwo nkumbura kwambara ikabutura. Yesu ashimwe cyane, ikabutura nyine mwe murazambara nta kibazo, ako genda pasiteri wanyu nyicishije ari mu mujyi wa Kigali, dore wa mugore yirwe yigisha kuye noneho Imana yamugiye imbere hataringaniye. So ugasanga ntabwo byoroshe, ariko ari igihe ukenera ahantu wambare sengle, wambara akabutura, wisobeke wirebe muri miroir. Uzi ko mutinya no kwireba muri mira, ariko mwaretse bakundwa. Haleluya. So i Betaniya ni mu nzu y'imitini, ni mu nzu y'ubuzima, ni mu nzu, haleluya, ni mu nzu yo kuruhukiramo. Ariko asohotse i Betaniya arasonza. Hari abantu bashonje mu mwuka, bashonje mu marangamutima, bashonje mu bintu by'ubuzima kuko basohotse i Betaniya. Haleluya. Ni gute umuntu ashobora kuza karya ariko hanze hamara ntuza, hanze sinzi ukuntu hateye, sinzi ukuntu havidura ibyo twariye. Hanze ya Betaniya nukuri wiga ijambo rikakubera ibiryo, ariko wagera hanze Betaniya ikabiragiye, ukumva inzara iratangiye, ugatangira kwibaza niba waravuganye n'Imana cyangwa utaravuganye n'Imana. Ariko iri joro naje kubwira umugore mutoya, naje kubwira umukobwa w'umwami, igihe kirageze kugira ngo usubire mu nzu y'i Betaniya. Ndashaka kumva usimbuka umuntu utaje gusenga, umubwire ngo Imana igiye kuguha affection.
Yesu ashimwe. Ndabyibuka nkiri umugore mutoya, narabyutse njya gukingirana umugabo wanjye yari yatinze. Noneho ndangije ndava wamukingirana, urabona gensa nk'umuntu wakingirana umuntu, ariko naragiye ndakinga. Ariko kuko merutse Betaniya, avuga ngo Betaniya, umwuka wera yarakindimo. Yesu ahabwa icyubahiro. Umwuka wera aransanga arambwira ati ubu koko urakinze pe, nukuri hariya mu kanserege, ubu kwera urakinze. Ndangije mpita ndasubirayo ndakingura, nkingura ataraza. None haje agira ngo ndi umwana mwiza ko nari namukingiranye, nuko yahuye. Ariko mwarese bene data, Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo umuntu aherutse Betaniya hari umujinya ugenda. Iyo umuntu aherutse Betaniya hari ukuntu atangira kumva ibintu bigarutse byiza. Haleluya, bageze Betaniya. Ndashimira Imana ko Betaniya uharira ntibakwishuze. Ese mwumvise Beti yinjiye hano twaramwishuje? Bene data, iyo Yesu akuvuye ntabwo aguha facture, Yesu aragukiza neza. Ndashaka kumva haleluya cyane. Ndashaka kureba abantu wenda Yesu yakijije akabishuza. Bene data, ni ukuri ni twebwe tuvuga ngo Mana, nk'abana bakuru tugarutse kugukorera, tugarutse kukwereka ko utagiriye neza abantu bari aho, tugarutse kukubwira ko tutari indashima, tugarutse kukubwira ko turi abakobwa beza. Ariko umwami wacu iyo agukijije, iyo akwitayeho, iyo aguteye injection, haleluya, amara akababaro, yarangiza akakubwira ngo taha amahoro mwana wanjye. Haleluya. Bene data, abakobwa beza, mbabwire ibintu dusonza cyangwa simbivuge. Muzi ko dusonza affection. Mwagize ngo abagore bato bagwishwa n'iki? Murabona ngo sha, ngo Cloera sha, ngo umugabo we ngo yamusomye ngo agira ngo murabyumva bakundwa, ngo sinzi ukuntu amuha centrale ngo bikagenda cyane, ngo nawe uwanjye ngo ntabwo aba ndeba. Bene data, affection. Iyo murebe ziriya 5 love languages za Gary, ziriya 5 love languages, ndibuka njya gusoma kira gitabo ubwa mbere, ntabwo nasomye 5 love languages for couples. Nasomye kuko siyo naguze ubwa mbere, naguze 5 love languages for singles, ko hariho for children, for men, for gutyo. Noneho ngo kuri singles, noneho nkaba mfite mama w'umusingo, ndaba inyiguze kuko yamenye mama nawe uko ameze, turako tuzaba. Noneho n'abasingo nari nyoboye. Ariko byose numva wasoma iby'abasingo, wasoma iby'abandi, ariko byose birahura mu buzima busanzwe. Ndangije ndavuga sinari nkizi that time, soma kuri quality time. Bagenda bavuga ikintu kikwereka ko really ushobora kubukunda quality time. None se ibi bintu ko ari ibyanjye bya quality time, ese ni gute ubibwira uwo mubana kubikeneye? Ukumva ntabwo uzi. Bakagenda basobanura ukuntu nyine bigenda bigaragara. Bagaruka kuri gift, ukuntu bega gift, hari abantu bakunda gift bakavuga ngo ngo bano bantu baza bakunda ibintu. Ntabwo ari ugukunda ibintu, ntabwo abashaka ikintu kinini, nakantu gato kamwereka kumwibuka just. Niyo mpamvu ubona umuntu atunze agasonga bugari ko muri 1940 ka sogokuruza, akakabika muri salon, akavuga ngo ça c'est pour l'arrière grand-père. Donc ni kuvuga ngo arashaka gusa kukabona akabitse, sibyo? Ugasanga umuntu afite icyansi bamuhereye mu mutara akakigumana hariya, ariko utavuga ngo wenda kirakomeye cyangwa se cyazagikoresha, ariko kuko bamwibutse. Ndeba kuri gift nsanga yego ndazikunda, ariko si cyane aho ngaho. Njya kuri touch, physical touch, sanga mu bintu nanga, ariko ntimunseke mwoka byaramo. Ni kuvuga ngo jewe ndabikunda nje kugukoraho, ugiye biri ngo ariko je uva ko di selfish, akuza kunkoraho. Nkaba uri kumbyiga, uva ngo nkunda space, ariko mwambabariye, nkunda space. None nkasanga abantu duhura mu buzima bwanjye, naze kuvuga bari bo, ugasanga bakunda ikintu kijyanye na touch, kandi umuntu atangiye gukoraho gutyo utabishaka. Bene data, ariko hari umumama uri hano ushobora kuba afite umushiha kubera ko adaherutse physical touch, kuko atayiherutse gusa. Ugasanga umuceri urimo amabuye kuko physical touch yabuze. Vuga ngo ndashaka kuvuga ngo Betaniya, ariko
ugasanga yarazi guteka ibishimbo bya jone akabyorosha agashyiramo n'udutoryi ariko kubera kubura physical touch birakanuye bityo ariko mwaretse bene data Yesu ashimwe cyane ukibaza uyu muntu byagenze gute ariko hari touch abura hari akantu ko kumubwira ngo hi akantu gatoya sibyo so hakaba abantu nkabagewe rero dukunda quality time ni bande bakunda quality time Yesu ashimwe ushaka kumpa igihano kiri international rwose njya mbona abantu ugiye wantwara ibintu byose wabitwara ukabitwara ariko ntuntwara abantu nkunda kubona abantu ariko abantu beza ko iyo tudahuje nshobora kukubaza ngo imvura iragwa iwanyu mbega bikabirarangiye ariko abantu wumva wicaye ukumva urirambuye abantu bumbabarire ndo ndavugisha abagore nimvuga amatemu wenda sinzi wadukurikiye atari umugore yihangane ukumva sinzi ko ahantu wicara ukumva na sutiye wayikura ariko mwaretse ni bande bari kumva ibyo bintu mwabyumvise ibyo bintu bero haleluya babyumvise mami wicaye gutyo ugahita uyicomorera hano ukumva iri kukubyiga abantu mwicarana ukumva warya ubugari neza nta kibazo vuga ngo Betaniya ariko wantabaye ukareba umuntu w'iruhande rwawe ngo uti Betaniya mana nje kwatura ubuzima agakiza mwaragahawe Yesu mwaramubonye ariko ubuzima buzaba umugabane wanyu kwishima bizaba umugabane wanyu haleluya kwishima bizaba ibyanyu muzabaho muri imbere y'Uwiteka kandi muzishima Imana ibaha umunezero Imana ibahe inshuti zibanezeza haleluya muzi ko Yesu yavutse bakavuga ngo mu icyubahiro mu ijuru haba icyubahiro ariko ku isi ku isi habiki amahoro kubo yishimira ndabasabiye amahoro adasanzwe ndabasabiye kugubwa neza ntabwo uzarwara umutwe uturutse ku bibazo byo muri ubu buzima asohotse Betaniya arasonza Yesu yashonje ahantu henshi yashonje ari mu butayu yagize 40 jours atarya atanywa ariko ngo arasonza muza ashonje habaye iki Satani yaramugerageje iyo umuntu ashonje nibwo tentation ziza bene data na Yesu yabaye tante ureke wowe nk'umuyanga mada wo mu mujyi wa Kigali Yesu ashimwe yabaye yarageragejwe arasonza muri za 40 jours ariko wabareba sindi kubabona neza Yesu ashimwe arasonza amererwa nabi ariko Satani araza aramubwira wafashe ayo mabuye ukayahindura imigati Yesu yarafite ibyanditswe nusonza reka inzara izasange ufite ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe arangije aravuga ati ntukagerageze donc umuntu ntabwo abeshwaho n'imigati gusa n'imitsima gusa abeshwaho n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Imana nawe ijambo ry'Imana rizakubeshaho rikubesheho benzi itaraza rikubesheho ukiri kuri moto uzasengera haleluya mu bantu aze mu nyubako atange 500,000 ariko nawe bitanu byawe by'amanyarwanda uvuge ngo mwami igikuru nuko nkunda kandi uzi neza ko iyi 5,000 francs rwandais ni nka 5 miliyari ariko mwavuze amena cyane ndumva nifuza kumva abakobwa bari hano ntabwo uzongera kwikompara uvuge ngo ariko mana ngo uzi ko ngo runaka afite amaguru manini ngo biguru ngo by'ibibaju amaguru yawe gucya hari ibintu byo kuguteza inzara haleluya bara nakavuze ku nzara inzara ariko mwaretse nkazavuga gusonza tutari online aya gusonza si nkunda kubyigisha ndi online uko numva navuga byinshi ariko vuga ngo inzara ariko ubu ntabwo nkuko ndi pastor we imyaka myinshi ntabwo wumva icyo mvuze Yesu ashimwe cyane inzara iraza ikakubwira ngo comoka inzara iraza ikakubwira ngo bivemo inzara iraza ikakubwira ngo urabona wewe mu bantu bashatse urimo
inzara iraza ikakwereka ro negatif mu byawe, inzara iraza ikakwereka salary uhembwa kandi koko ukahita uteraho amen ko aya mafaranga abantu bazima barayahembwa. Inzara. Ariko uyu munsi nje kukubwira ngo sohoka hanze y'Ibetaniya ugaruke Betaniya, kuko yasohotse Betaniya nta byaha yari yakoze, ariko kuri terrain, kuri marketplace harakamura. Nka kuriya mubona telefone zanyu zishiramo umuriro buri kanya, nuko kuri terrain hakamura. Ni byiza wabaye promoted, ariko hano hanze harakamura. So uko ujya hanze twara power bank. Cyambere isi ntisakaye. Uzakora ibintu byiza ariko bakubwire ngo wagakoze nibi. I think wakakoze uku, wakagombye kuimprovinga gutya. Yewe narabibonye. Aho ukora ibintu wumva ukavuga uti Imana wowe ni wowe undeba. Urabizi ko icyo nashobora gukora nagikoze. Ariko umuntu akakubwira improve. Mbere yo kumbwira improve yambwira thank you first. Ariko mwana habaye ni bande bari kunyumva kwera. Ukavuga uti ariko abana bo barakakaye Imana. Yesu ashimwe. Noneho nza kumenya ko hari imbaraga ziba mu mutima zitubamo, zituma natwe twikomeza. Izi mbaraga zakore mu mugabo witwa Dawidi, arangije aravuga ngo Dawi urakanuka kagabo, uri umuntu w'umugabo. Arikomeza. Bibiliya avuga ngo yikomereza mu izina ry'Uwiteka Imana ye. Wenyine arikomeza, ariko hari nigiye kwikomeza byanga. Ariko Yesu yageze aho avuma igiti. Data nta bintu uri kuvuma muri iyi minsi kubera kurakara, ariko tuganire ntitubeshane. Ndebera umuntu ndebera uti nta bintu wavumye muri iyi minsi. Nta bintu wakoze ugasanga uri muri Nigerian prayers. Yesu ashimwe. Ukavuga uti bega abadayimoni, ukavuga uti fire. Yesu yageze kuri kiriya giti, avuye mu nzu y'imitini, ahuye n'umutini utari mu nzu. Ariko mwambabariye, avuye mu nzu use mwumva ijambo urabyumvise. Natangiye kudevelopa revelation. Avuye muri house of figs, ahuye na fig tree. Am I speaking to the right crowd? Ndashaka undebera umubwira uti yasohotse muri house of figs, ahura na fig tree. Reka mbabazi, iyi fig tree ko iriya nzu yari inzu y'ibitini, iyi fig tree yari ku muhanda ikora iki? Murabona abantu nabo bajya kuvumwa bitereka ku muhanda hataragera. Ko mwambabariye bene data. Abantu bakunda gukomera. Abandi bagore bato baro baratwara Mercedes, je ntayo ntwaye. Abandi bagiye mu Kagera bafite 0 km, je nzajya ku muhanda ryari, jewe bazambona ryari. Wakwigumiye hirya ko ku muhanda hari ingaruka. Ariko mwambabariye bene data. Agize gucya, agisanga gitewe ahantu hafi gucya ku muhanda. Iyo kiba muri quartier cyari gukira Yesu. Ariko uzantu cyari kiri aho kiri strategique. None kishizaho gifite ibibabi gusa nta mbuto. Ariko mwambabariye. Kijyanuka hari strategique kandi kizi ko hari ibintu bibura. Muririmbyi yaravuze ngo numva Yesu anyemeza ko mbuza imbaraga. Shuti we wamenye ibihurimo ukareka kwiteza abantu. Ni gute witeza abagore bari mu birere? Uzi neza ko muri mu butayu mu rugo rwawe, muri mu gihe cyangwa ntahe. Mumpaye iminota 3 nkashiremo singashiremo. Uri kwiteza abagore bavuga Bulgari kandi uzi neza ko muri iyi minsi mu rugo muri mu butayu. Reka bayivuge mu mutwe wawe ibemwo kuko uzayigura. Sibyo? Ariko apana kugenda. Utamenya kampani ugomba kugendana nayo mu bihurimo, ntugendane n'abanyabutayu. Oya, sibyo mvuze. Ariko gira igihe cyo kwiherera. Haro periode umuntu asasa ishuka imwe abandi basasa nyinshi. None muciye mu mujyi ngo dukeneye ngo imisego ngo 5 ngo imwe ijya hejuru. Sinzi ibintu abagore bakunda, nanjye ndimo ariko mwaritse. Ngo hari imisego ngo ijya hejuru, ngo hari ikurikira, ngo rindi kurikira ikaba 6. Niba ari mu gihe cyo kugura imisego 6, ukaba uri mu gihe cyo kugura imisego 2, uramutwarira iki mu cyumba cyawe? Ariko mwamvuge genda afashijwe. Ariko nkomeze
niba ari muzima afite ubuzima bwiza afite yagutyaza. Hari abantu Imana yakomeje ariko badafite kuba mu birere, ariko Mana yanjye aza akakubera uw'umumaro, uwo ngo arusha kumugezeyo. Ariko wa muntu uza akakubwira aca umugabo wawe gute agutekera ibintu nk'ibi, murya ibintu nk'ibi gute, aragushakaho iki mu butayu? Aragushakaho iki mu butayu? Ngiye twaciye mu butayu, Imana inyigisha guteka amagi tukayakata umureti, twakora umureti tukawukatamo utuntu nka tuni, twamara kudukora nkahita nshira mu isosi iriya bita provençal, tugashira indani bigahita bibyimba. Byamara kubyimba mu kanserege nkamagara hariya ku ruhande aho twari duturanye, bakampifu ya desa esprit mo ya bien, tunakula bugari, abana bakumva ko twariye neza. Kuri 500 francs bikaba birarangiye. 500 francs yarahahaga. Ariko ugahita n'abakobwa rero mwabanye i Bujumbura, none gami minyo sindabibuka hewe none bite dore tugenda hano navukiye dukunda brochette mwebwe ako Yesu ashimwe cyane. Ukumva arakurebye ngo none ngurabona bimeze gute urumva. Ariho periode je naciyemo mu butayu nogosha umushatsi, bakajya bambwira ngo ngo ibyo ngo bintu wigize rero ngo by'ubu ADPR nkabihorera parce que I knew what I was going through. Hariho periode natwaye sakame imeze nka sake y'abajournaliste kera nani yitwa iria sake iria nani Reuters found yaba nani abanyamakuru yitwa Reuters. So ko mugabo wanjye ari umujournaliste byakoranye nabo bamuha amasakoshi ari y'abajournaliste. None ntabwo nafite amafaranga yo kugura isakoshi, nifatira iriya sakoshi. Ko Bibiliya ivuga ngo kubaha Imana iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bibyara inyungu nyinshi. Kambareke mutahe twari tugeze ahantu. Ibi mbabwira n'ukuri, ikintu cya mbere Yesu azagukorera azaguha ubusirimu mu butayu. Ndashaka basuremo umuntu mwicaranye umubwire ngo ubusirimu mu butayu. Mwari muzi impamvu abantu batugirira ishari batureba ngo amafaranga menshi, ngo amafaranga bayakura he? Nuko tudasa n'ibihe turimo. Mwavuze amina cyane. Twarigishijwe wenda hamwe n'agakiza, mureke tubivuge, dufite ababyeyi batureze neza, batureze kugira isuku, batureze gukaraba, gusa neza, kutanduranya, kudasabiriza. Siko bimeze, ni bande babashimira, mureke ducelebre ababyeyi bacu. Ariko mwaretse tukabacelebra. Haleluya. Batwigishije kudasabiriza. Nushaka ushire hirya, ushireho kamera ahantu hahishe, ntabwo uzansanga nsabiriza kuko umuco twatojwe. Haleluya. Ariko abako mwaretse ababyeyi bacu Imana ikabaha umugisha. Uzi kugura gatenge ukagakata gutyo ukagafunga gutya. Nabonye ejo bundi abana b'abakobwa ukuntu bari bambaye neza, bambaye umwenda ugatwashiraho fulare gutya. Buriya n'ubusirimu kandi busobanutse. Ariko abantu bagira ubusirimu ibintu byose bikakujyaho, ugasanga wambaye bije y'umwaka. Mbereza mugenza ngo nose wambaye bije y'umwaka mu munsi umwe, ubutaha wazambara iki? Ariko mwanyanze mwankunze really. Ndashaka kukubwira ngo Imana igiye kuguha ubwenge nk'umugore muto. Kariya kamodoka kawe keza mugendamo gashimira Imana mukiri kumwe, kuko nta kintu kiryoha nk'umugabo kuza kugufata akagaruka kugufata. Kandi ikindi abagabo bakunda abagore bitetesha. Iyo utangiye kumwereka ko byishoboreye aravuga ati patron arashoboye, patron arashoboye, patron arashoboye. Ariko iyo utangiye kumubwira sweet babe I need you, ukigira nkaho uri kunda kandi ntanda yagufasha. Uvuga ngo Betania, murabyumva? Ariko ntimuzabaremere, sibyo? Mutazabaremera cyane. Ariko kariya kamodoka mukigendanamo ga profit
kuko hari igihe muzagira enye akajya kubaza uri muyihe uri muyihe uri muyihe n'undi akabaza undi uri muyihe rero yaba ataratojwe iby'i Yerusalemu ariko wantabaye Yesu ashimwe cyane. So celebrate today, enjoy, come back to Bethany, have life. Hanyuma Imana ikurinde inzara. Haguruka dusenge, haguruka dusenge. Ndabashimiye cyane.